Okay, Riza, kano kanya wapfa kugwiteshamo ngo ikinyabupfura cyangwa igifaransa. Kimwe muri byo wapfa kwiga iki? Okay, Riza, bibaye ngomba ko bagwiteshamo mu nyamaswa zitungwa mu rugo, zorererwa mu rugo. Nguhitemo imwe ugomba kubayo. Bari inkihamye. Wakuze. Kubera iki? Kubera ko n'ibyago bigwira abagabo imbwa zigaramiye. Kugira ngo ubure umunebwe uraho. Kugira ngo nyine n'ibyago ntibikangire. Abo ngo n'abagabo baranywa. Bararya imbwa zikishyura. Wajya wishyura sabwo nanone. Note waba uzifite. Waba utazi no kwirebera. Ese abagabo barya imbwa zikishyura nta cyabaye. Ubwo ubaye imbwa tugira inote. Umva nawe. Okay, waba uri imbwa bwoko ki? Imbwa gusa cyangwa imbwa ifite umusuma? Umusuma ni iki? Nkabona nk'umuntu aravuze ngo Manase ngo Riza ntuzamugarure. Wowe ntabwo uzi ukuntu nahuye na Manase. Iyo ni inturi. Buretse wowe ntabwo uzi ukuntu nahuye na Manase, ntabwo uzi impamvu ndi hano. Ntabwo uzi ko tubanye. Nta nubwo uzi uko tubanye, nta nubwo uzi impamvu ndi hano. Niba wowe uri hano kubera yuko Reka rero mbasuhuza bakunzi ba Pastor Manase, bakunzi ba Right Media, bakunzi ba Umagi Family TV, bakunzi ba PPKT TV. Mwese mbabwire ngo muri ndabasuhuze, ndabakeje cyane, mbabwiye ngo amahoro n'ishe tangwa n'Imana bibane namwe. Ndi kumwe na Riza, uraho ariko? Uraho neza. Harya iyi ni inkovu, ni imanzi, ni icupa, ni ingume, ni igiti, ni imanzi. Ni imanzi. Simuko bagira imanzi cyangwa akaba yigira isugi. Oya. Ni imanzi. Imanzi tu ni kubagaberega. Ntabwo nshaka kuvunika mu bwonko mana. Urabugira se? Nyine nubwo mfite wibuvuna. Okay, nta kundi. Nta kundi kabisa. Hanyuma se Riza, umeze neza ariko? Meze neza. Agahungu kacu? Karaho na agasore na akagabo. Ariko ngiye umukobwa cyangwa umumama cyangwa igitsina gore mu rusange yisuranye n'umugabo akabazamuye akaguru, undi umugabo yakamanuye, umukobwa akagira atyo. Ngo ni kamera uri kumureba? Akaguru keruka kare ukuntu kazamuye, batiza kugira ngo ndi kubivuga bitanahari, bagasanga umuntu umukobwa cyangwa mu gitsina gore yazamuye akaguru, umugabo yicaye nk'uko nicaye, ubyitwa gasuzuguro. Nawe ni kubizi? Oyange ntabwo mu muco wa kera niko mbizi, ariko ntawe ntabwo hacu none aka kanya dusigaye dufata ibintu nk'ibintu bisanzwe, ibintu byaroroshye. Okay, ibintu sintambara byose byaroroshye, icyo ushatse gukora kihuta nk'umurabyo. Mbwira uwo musore iyo gahunda twatuvuganye nuko byose ni nk'amasinya. Wakanyuma Riza, ndabona ushyushye ariko. Ndashyushye niye kubaza utubazo tworoshye abantu benshi bakunda gukoresha ariko batazi neza ibisobanuro byabo. Urugero, iyo bavuze ngo weekend nure rurimi Icyongereza. Binshyire mu gifaransa sasa. Ngewe ntabwo mu gifaransa ntabwo mbizi. Binshyire mu gifaransa. Ntabwo ngiye nize muri France. Ubigerageze. Okay, nta kibazo. Contre jour binshyire mu cyongereza. Kandi ntarize muri France. Hakora pfumaguritse. Nge ntabwo nize muri France, wimbaza ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihurira n'igifaransa. Kuko igifaransa burango ni nacyo hamwe n'ikinyabupfura. Ngo ni nabyo bintu utakiga ukuze. Okay, Riza, kano kanya wapfa kugwiteshamo ngo ikinyabupfura cyangwa igifaransa. Kimwe muri byo wapfa kwiga iki? Ikinyabupfura rero buriya ni karemano y'umuntu. Yego. Nakwiga igifaransa. Ikinyabupfura uzi ko ntacyo wabona. Ikinyabupfura ndakiza ahubwo. Oya. Kandi ngwitishijemo impamvu mbigwitishemo byose nzi ko ntabigira. Ntabwo ikinyabupfura bakiga nshuti yanjye. Baragitozwa kandi wabuze ugutoza. Naratojwe nubwo bwose ntagize uwanyawo akabaye ntoza, ariko bake nabonye barantoje. Okay, Riza, bibaye ngomba ko bagwitishamo mu nyamaswa zitungwa mu rugo, zorererwa mu rugo. Nguhitemo imwe ugomba kubayo. Bari inkihamye. Wakuze. Kubera iki? Kubera ko n'ibyago bigwira abagabo imbwa zigaramiye. Kugira ngo ubure umunebwe uraho. Kugira ngo nyine n'ibyago ntibikangire. Abo ngo n'abagabo baranywa. Bararya imbwa zikishyura. Wajya wishyura sabwo nanone. Note waba uzifite. Waba utazi no kwirebera. Ese abagabo barya imbwa zikishyura nta cyabaye. Ubwo ubaye imbwa tugira inote. Umva nawe. Okay, waba uri imbwa bwoko ki? Imbwa gusa cyangwa imbwa ifite umusuma? Umusuma ni iki? Imbwa ifite umusuma ntabwo yize. Ntayo nzi. Ni umupuri. Oya. Ako gapurame wanturiwe. Imbwa ifite umusuma hari nkuko tuvuga inkoko. Hakavuga ngo inkoko kazi. Nabimbwa. Imbwa gusa.
nabimbwa kubera iki rero udashaka kubifite nabimbwa gusa oya irayo biba ari ibindi bindi kubera iki ariko zikunda zitandukanira hize ukuntu imbwakazi ari mbi nimbi se gute umuntu tukundi ngo reka nkubwire ako rero nuko wenda bifatanye bikomeye ushobora kuba wambwawe nkabifata oya nta wambwawe reka nkubwize ukuri umuntu wese w'igitsina gore uzasohora ijambo mu kanwa akakubwira uri umuntu w'umugabo ngo wambwawe uwo muntu uzamutinya yanakwica hari igihe wenda bishobora no kumucika erega nta kintu kigucika kitakuvuye okay ntacyo nyine kuki ijambo wambwawe hari ukuntu badafite imbaraga cyane ariko wavuga ati wambwa washyona wamusuma kubiba silve gikukundi oya mbwakazi ni ikintu kibi ngewe hari ibitutsi bibiri kuki nkuko kazi bitaba ikibazo bura mu buzima bwanjye hari ibintu bibiri nanga umuntu wantuka ngo wandayawe nanga umuntu wantuka ngo wambwakazi unzanaga aka energy uzi ko ntutse ngo wambwakazi we turi kumwe twahita tunarwana kubera iki oya mbwakazi ni ikintu akwisi nkuko kazi noneho ukoregira naribwa imbwa ko nabazirya na uretse wowe impamvu utarya imbwa uroziryaho ntago mbizi nyine ubizi wayirya mbizi nkabona urayiriye nta kigutwaye shamana ukuntu nkunda inyama ntiyancika ubundi rero umuntu angurira inyama ubundi rero uzi ko umuntu angurira inyama akamera nkaho kamerama akamera nkaho ari ikigirwamana cyane ariko rero impamvu utarya imbwa ubundi ntambwe iryindi byagorana wowe se kuzirya nuko ntari imbwa nyine ubwo nge sinakwita umugabo imbwa narengeye kuvuga ngo uriye ariko ntabyo navuga bakaba bivuga ko ntabwo nabivuga ntabwo ko ndeki ntabwo navuga kuri imbwa ngo uri imbwa reka nanjye ntabwo nakwita imbwa ifite umusoma ngo mvuge ngo manase wambwa we nukuri ntabyo navuga kandi ubivuze oya ntabyo mvuze ko ntabivuga iyo uceceka se ari kubica mu izina rya Yesu sinkavuge ngo wambwa we nanjye sinkavuga ni wambwa ifite umusoma we hanyuma riza muri minsi ndabizi ko waje hari umwanya wa siporo bagenda bagukwepa kwepesha kuva Kanombe ugera ahangaha hari umwanya munini wakwepeye shareka nkubwire umumotari ntabwo ahantu yanyujije mpazi ku buryo hari ahantu twageraga noneho hari aho twageze tubona irimbi ndavuge ni tayari barampambye uyu muntu ntabwo wamuhamba kabiri nese hari undi muntu uzi wampambyeho nyine se wapfuye kandi Imana uvuga ibishitani n'ibigambo nyandagazi Imana ikunsindire izina rya ntabwo namuhamba kabiri genda umuvyeyi nta muntu uvuga ubusa yagira herya reka nta muvyeyi uvuga ubusa akora muhungu arazi ko fanta ahubwo ikintu yakarimo kurya ni igiki ko ari mu gitondo ko nta muco matarabyuka ko no muri kontwara atarabyuka ahubwo ndi kwibaza usigaye unywa fanta urakifata cyo kinyomara umwihoreye hanyuma rero ese uzi ko yakashatse ndabizi uzi ko afite n'urugo ruzima ndabizi ku buzima bwawe cyangwa mu kureba kwawe ukurikije ukuntu yakarameze wumva ko yakayagira urugo rukamara ukwezi ngereka nkubwire umuntu wese numva ko yakora ikintu kigashoboka iyo atarakigerageza ngo kimunanire kubera iki umuntu wese kugira ngo ikintu gishoboke ni uko ugishaka gushaka ni ugushobora gushaka niko gushobora nyine wigeze wimisha ko yakayashaka ko ukurikije ukuntu yabaga afite discipline numvaga aramutse abishatse yabishobora kubera ko atari yarigeze abingerageza ngo bimunanire turebe buryo umuntu ageze imyaka 40 ukabona discipline iragenda igerwa ku mashyi nk'iyo yariza ariko se ngende indiscipline kubera ikimana ni igiki kibi nakoze oya nta cyakura umuhiri oya ntago ndi umuhiri ndi umwana mwiza ndi umuntu nabanye comment ejo bundi zivuga atakuriza uzakina n'ubwonko bwacu kugeza ryari ngo kubera iki se kandi kuri kigendo twakoranye ubushize nge rero reka mbabwire uwumva ndi gukina n'ubwonko bwe yumve ko nzahora nkina nabwo nta nubwo nzarekera uwumva ntari gukina n'ubwonko bwe urabacabiranye urabavanga akumva ndi kumuruhura uvuze uyu munsi ibyo uvuga ejo nkubwire none se njye mpora nsubira mu ijambo rimwe ndiba ibyo mvuze uyu munsi atari byo mvuga ejo ubundi bwo hari umuntu wahora winyuraguramo nk'uwe uhakanye ko utari imbwa ifite umusuma ejo ryazo ukabyemeza uti ngende imbwa ifite n'umusuma none se njye mpora mvuga icyo navuze nyine kuki winyuraguramo ntago ninyuraguramo baravuze ngo umva nkubwire mana baravuze ngo icyo usigaze guhindurana amazina yawe kuko watubeshyaga manase reka nkubwire ikintu kiriho njyewe ntago nzigera mburana n'umuntu kubera uko we ashaka kumfata cyangwa kubera uko ashaka kunyumvisha ko ndi kandi ngenzi ko atari ko ndi urumva wowe niba ngere burasi nkunda kuvunika
niba wowe wumva rimwe guteranyaho rimwe ari 10 nuko ni 10 niba wumva riza ndi hano kubera ko ndi gukina n'ubwonko bwawe yego butege ngo umenyine nabwo niba wumva ndi hano kubera ko ndi kukuruhura mu mutwe wicara utuze nzagumya nkuruhure sinzi n'icyo navuze wacyumvise bo baravuga bati ikintu uvuze uyu munsi ugishimangira ejo uragenda ukinyuramo none se bimutwaye iki bati tuzamenye kuri kwariza rukundo bimutwaye iki se bimutwaye iki none se wari wabaye ari wowe reka nkubwire mwumve tutaza amatwi radio runaka simvuze izina rya radio sibyo bakavuga ati kumvuza amakuru wenda ati Manase ni umugabo wubatse afite abana 2 n'umugore so bifasha nk'ukuri kuko ni radio bivuze ejo kumva ya radio ndetse uri kubyumva ejo kumva ya radio mfasha gatoya ndetse na wa munyamakuru wavuze nya nkuru no kuri yasa nubwo tuvuga ati Manase ni umusore nta mugore nta mwana ibintu nk'ibyo uwo munyamakuru cyangwa iyo radio bitangaje bifata nk'iki nge nayifata nk'injajwa aha wayifata nk'inyabinyoma ahubwo nanubwo ninjajwa gusa burya injajwa no kuvuga bitari ngombwa kwetse ko nkura mu bintu binavuze burya bitumariye iki nako umunyabinyoma ni wa muntu uzifyagiye ikintu kwejo navuze ibi Manase we reka nkubwire mfite umwanya n'ibintu byinshi mfite ibintu byinshi biruta umwanya mfite byo gukora no gutekerezaho urumva niyo mpamvu nge nta mwanya mfite wo kujya kuburana n'uwanyisinjajwa cyangwa umunyabinyoma niba wumva ari kumfata niko ndi mfata utyo niba ntago ari wewe wenyine gundeba nta nubwo ari nawe wenyine unkunda hano namaze kubona ababyeyi nabonye abavandimwe nabonye inshuti mfite umuryango urumva rero mujye mumpa agahenge nge ntimukavugishe menshi dutekereza ko natwe turi abantu tunaganiriza abantu niba muri abantu muramaze nge se ndi igikoko niyo tuganiriza abantu bakuru bazi n'ubwenge ariko none se reka nkubaze niba umuntu umwe avuye muri abo bantu bose naga ari umwe nibwo babicuma inshuti yanjye bavuye mu bantu 800 bakaza bakavuga ibyo ngibyo ubwo umwanya nagakoresheje ibindi bifite icyo biri bumarire mukoreshe ntekereza ku byo umuntu yavuze inshuti yanjye ugiye kunyica ndumu asthmatique ntago nkorana n'ivumbi urumva wabaretse abantu gatoyara sibyo uri kumva niba ushaka uvuye mu bantu 400 ukaza ukavuga gutyo mana ntago ugiye gutuma mfata umwanya mukeya mfite ngo nirengagize byinshi nakawukozemo biwuruta njye gutekereza ku byawe nshuti ntago ndi bugutekereza nta mwanya mfite wo kubatekereza abantu bari bahora bari sibofana bawe se abantu bari bafite negativity oya ahubwo vuga ngo abantu bakurikirana ikiganiro hari nk'igihe mbona nk'ikiganiro urumva nkabona nk'umuntu aravuze ngo Manase ngo riza ntuzamugarure wowe ntago uzi ukuntu nahuye na Manase iyo ni inturi buretse wowe ntago uzi ukuntu nahuye na Manase ntago uzi impamvu ndi hano nta nubwo uzi ko tubanye nta nubwo uzi ko tubanye nta nubwo uzi impamvu ndi hano niba wowe uri hano kubera yuko nkubangamiye uzagende wowe mu bantu 1000 cyangwa 1010 wowe ntago ari wowe wadaje ese ubundi riza uribuka abanshinjaga ngo ninge se w'umwana ndabizi arega abantu baravuga kandi nge urebye dusa naho twamenye unakuri people talks abantu baravuga but I don't give a fuck I don't care mushobora kuvuga ibyo mushaka nanjye mfite gukora ibyo nshaka ariko rero tuye dushyiramo logique mu byo tuganira nta logique umva nkubwire mana oya tumakwishyiramo niba turabana bazima reka nkubaze igihe ngiye nabereye aha ngaha urumva narabaririye mbere kagahinda kanjye urumva ndababwira mbabwira agahinda kanjye nkaho nabonyemo birase ni igitutsi ubwabyo oya kagwabiri ndumva ari nko kuba ufite nk'abana benshi bagaramye aho bahaze oya barimo baririmba iz'umurengwe cyangwa urwaye n'imbyagije nakoje ngwabije ntago mbizi ubwo byari mushinga kugwabira kagwabiri mana kagwabira akora umuntu nzi twa nagwabira uzi ko nabanza nkamubaza ntagwabira nyine nawe ntashaka kugwabira ntashaka kugwabira none weho kugwabira nukugira isi kibi nko kurindagira ni nk'akarindagira oya ubwo twa nagwabira nta barindagira nyine nagwabira bivuga iki
ni nka ntarindagira cyangwa ntahobagira Oh yes. ni nka ntagotwa Oh yeah. Uyu muntu namubaza nkumva niba namubona. Ntagwabira. Zina ntagwabira rirakomeye icyo ni Kinyarwanda gikomeye. ntagwabira Kande kwa nyitaba. Nanyitaba ngo ndahita tumenya amayeri ntagwabira. ariko kugwabira ni igitutsi kagwabire Data wacu n'umucura kwa papa. murabonana Wowe ntabwo tukabonana. Nkunda cyane ndetse natayibona. Ijambo ntagwabira, ijambo kugwabira. ntaganira se byo bivuga iki Namazina yose y'ubutwari buryo no kutayazi. ntabwo ntagwabira yifite Kanongere rimwe twikana. Ariko ijambo naye sindi burisobanura kuko sindizi. Muri comment tubwire naramuka tatwitabye ngo ari dusobanurire. wahamagaye wa mugabo uzi ibintu no muhiri. Ingore urasara na bindusha buryo kwa rukwenda ntanze kumenyekana. Akizana ngo ngwabije ntagwabira. Ntaryamye birumvikana kuryameza no birumvikana rega. Si umugabo yanyitabye. hari umugabo wawe Ajya mu rusengero subwo. hari yego byashoboka ni ku cyumweru hari umugabo wawe uzi ibintu mana wa undi wajya gutubaza bya bibazo Bimbara nabahire. Uravuga ntuza yitwa dictionary. oya Nkanyi kumaze kiragihuye nini. nundi mugabo utari mu Rwanda Oya urano no mukene kuri ibyo. Twikomereze rero izina muri comment tubwire kuko nakaribajije nyiraryo mbonye atari kubiga. Akizina ngo hari amazina usanga afite ukuna jijishije. ntabantaganira Ntaganira mana ntiyamira mana sakwe soma kandi bajeje kandi bazirikanwa rubanda muheba nabi eh kandi bajeje kandi bazirikana rubanda muheba nabi ndayamanitse gusaba uwo wimye kandi bajeje kandi bazirikana rubanda muheba nabi cyangwa rubanda rushishwa nabi muheba nabi okay nanjye sakwe hanya uretse ibyo nyifata kuko nzakibaza handi kandi bajeje kandi bazirikana rubanda muheba nabi gusaba uwo wimye sakwe soma shirika ubute ngo utume kuzimu kubyara gutwita no kubyara ni iki imiganda y'inzu nanjye rero reka nkubwire yego sakwe soma gatinze kazaryo akariza oya anakariza kihorere ntabwo uko kuhagurutse fata ibisakuzo bitanu nanjye bitanu ubitsinda undi aramugurira icyo kunywa uratsinda kuruta byinshi ubwo turatangiye bira twavuze tubikuyemo kandi ibisakuzo bishegutse ntabwo tubishaka ibisakuzo bifite logique bitateza impaka mu bafana bacu sakwe agapfunyika kakabutindi bakarenza urugo kakongera kakagaruka agapfunyika kakabutindi bakarenza urugo kakagaruka umugore aho kanyata bishaka reka ngicyo ntago ukizi nyine ngicyo ni agapfunyika kakabutindi bakarenza ubukene n'uburwayi yego uri kubihimba ibyo ni ukuri kw'Imana ubukene n'uburwayi agapfunyika kakabutindi bakarenza urugo kakagaruka okay ndacyemeye ubwo dukomeze urakera ugahiga amafaranga bikanga ukongera ugakena ntacyo abo tuzi babaherwa nta ngeke umuherwe nzi umwekeretse umunsi yanyemereye amafaranga okay twagiye icyo ni kimwe ikindi dushaka bitanu turaza kugabana turi wakoze byinshi ikindi so na nyoko bapfaga iki akabizi ko mu rubibi kubita ibyo bitoki bya so binsaba inyama amababi y'ibibonobono ikibonobono ahubwo yego si ibyo se dushaka bitanu muri bitatu geje maze gutsindamo bibiri muri bitatu uzi ikindi sakwe soma pararakati pa akababi k'umuvumo agafaranga ku meza voilà
ibi bisakuzo rero ni iby'impinja wanyeterereje byo kumura ikindi sogokuru aryoha bose umuneke hasigaye kimwe nta kindi ndi ubwo urayamanitse muri make muri bitanu nsinzwe mu kimwe icyo bivuze sako soma karibu tutu karibu garama muri petite ya Kabgayi yego shabye sinabyumva shapure n'amasengesho sako soma ngiye mu nzu nkareba ngeze mu nzu ndakabura shanda ndakizi bakita shasi ndakibuze ariko ndakizi mbwira nyine ubwo nshimpe nyine ngicyo aha agasongero k'inzu sako agasonge nta nicyo narinze sako soma ngiye mu nzu kareba hanze ngiye hanze kareba mu nzu kazuba ko mu museso kimwe kareba mu nzu se gute hari ukuntu kaba kareba hanze agatsinsino cyangwa kano kabongosho baba we ngiye mu nzu kareba hanze ako ngiye hanze kareba mu nzu sako soma umugore wanjye ni nyine yakidimba ubonetse wese adimba isekuru kudimba ni wabina uje wese adimba ariko ngo nagutsinze twikomereze sako soma magurane yikoreye magurane ategereje magurane imodoka kimwe ngicyo njangure hejuru y'ameza itegereje imbere yego ko ese gura mutaro muhira imbere biza mu bisakuzo ubundi ntabwo wakwirirwa nkurikira sako soma ikimasa cyanjye kimya kiziritse ndayizi amugana wanze ngo naragihohoteye ngaho mbwira ikimasa cyanjye kimya kiziritse mva mubwira ndakizi kimwe ni kugira ngo kitimye izindi murapfuma nkubajije impamvu zo kiziritse woye gisobanukiye igisakuzo mu nkuru urakibuze icyo bita urushinge rw'abatayeri rukora mu rudodo ntubizi runatera umukasira Imana ishimwe ko ntari nakizi ngo nkivuge abo rutunze se ntabwo bahari ruriya runtuza ngo rutera umukasira kuruvuga kandi rufite abo rutunze nyine rufite abo rutunze abarukoresha ntari ibi kibi ngo n'uruvuze riza mbwira imigani 3 y'imigenurano imigani 3 y'imigenurano yego umwana wundi umureba icyasha kureba ingusho umwana wundi umureba icyasha kureba ingusho bawuca byagenze bitero yumbwira n'impamvu ni cyagihe umuntu ari mu kase wundi urumva akarera umwana akamurera yamara gukura agahita amubwira aterega nge ntacyo mfana nawe umureba icyasha ariko nawe urumva ko igihe kiba ni nk'aho ari kimwe oya iyo umureba icyasha uba ureba icyasha kimuriho ngo ugerageze ugikureho yo guseba we rero sasa naringiza ngo umureba mu bandi ukamubonamo icyasha wapi waba kureba ingusho umureba ngo cyamumera kibi ukigire agorate ni kwa umwana wundi abishya inkondo ngaho umwana wundi umureba icyasha akureba ingusho twagiye uwo mugani ndawemeye uzi undi mugani wa danje ngo ukora ibyazanye ahetse yego ndawuzi nawe hari n'undi witwa kabigira kabizi karya imboga kari ibyo ndabizi rwose n'impamvu zabyo ndabizi aha mubwire umugani nanjye umugenurano se nta gasozi katagira agasharu ubwo ni ukuvuga iki uvuga iki ndabikubwira nyuma ya kamera reka tubabwire tuti muko subscribe muri benshi musharinga iki kiganiro kigere ku bantu bose batandukanye mutage na comment turi kumwe riza nguyu abahari nejo ndazabahari bye bye turabakunda